abantu benshi bakunda kwibaza ese kunyurana bikora kuri ruhande cyangwa se overtaking ibera kuri ruhande kudepasa. Kunyurana bikora ku ruhande rw'ibumoso ariko hari igihe bera ku ruhande rw'iburyo mu gihe cyose ugiye kunyuraho agiye ukatira ibumoso. Kano konda gasubiramo, niba ngiye kukunyuraho ibumoso ukagaragaza ko ugiye kujya ibumoso, icyo gihe nzakomeza iburyo bwanjye. Bisobanuye ko kunyurana bikora ku ruhande rw'ibumoso hagiye bera ku ruhande rw'iburyo mu gihe ugiye kunyuraho akatira ibumoso. Ikindi, iyo ugiye kunyurana ibumoso ugomba kureba ko ufite umwanya uhagije imbere yawe, intera ndende, kugira ngo ubashe kunyurana ibumoso ubasha kureba imbere mu ntera ndende. Icya kabiri, mbere yo kunyurana ibumoso ugomba kubanza kwiringira ko uwo ugiye kunyura atagiye kunyura ku wundi cyangwa adashaka gukatira ibumoso. Ikindi, iringire neza ko ureba imbere mu ntera ndende niba nta korosi ihari. Ikindi, iringire yuko nawe ubwawe ntawatangiye kunyuraho ibumoso. Ikindi, iringire yuko umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri udacagaguye. Ikindi, birabujijwe kunyurana ibumoso ku nzira y'abanyamaguru. Ikindi, birabujijwe kunyurana ibumoso mu gihe cyose uwo ugiye kunyuraho yakwimye inzira, ugomba gutegereza, cyangwa se umuhanda mutoya cyangwa se ku iteme, birabujijwe. N'andi hose ashobora guteza icyago ubujijwe kunyuranaho ibumoso. Hano mpafite igitabo cyigisha neza imodokari mu gihe cy'iminsi 10, ukagisoma neza mu buryo buri teori, nyuma y'iminsi 10 ukajya kwiga imodokari ukayitwara muri stage 15. Ese muragishimye cyangwa muragikunze? Urambwira se muri comment niba gikunze. Ese wanyuzwe n'usobanuro nguhaye bwo kunyuranaho ibumoso? Nabyo urambwira hasi muri comment nta kibazo. Ikindi, niba wifuza kuvuga neza icyongereza apana kucyandika cyangwa kugisoma, ko twese ibyo twarabyize muri secondaire na kaminuza, ukaba ushaka kukivuga gusa, cyo twiga tango ni public speaking cyangwa se kuvugira mu ruhame, gana Skills Driving and Language School. Iri ni ishuri rigufasha kuvuga neza icyongereza ukagera ku nzozi zawe. Niba ugira ubwoba bwo kuvuga icyongereza cyangwa se kukiganira, uyu ni umwanya mwiza wo gana Skills Driving and Language School. Dukorera i Remera neza urenze kuri KFC, duteganye nayo neza utaragira muri Feruje za Giporoso. Hamagara telefone ya 0782 533 534. Ndayisubiramo 0782 533 534. Ikindi, menya kandi usanye mu komanda niba udafite perime cyangwa se udafite prozwari, ganira ishuri, wemere kwiga kugeza ubonye perime mu mafaranga yose watanze. Baguca 10, baguca 50 cyangwa twaguca n'ibihumbi 500, aho uzatanga uzongera kuyatanga ugiye kwirotira gusa.